Bakristo bavandimwe, dutangiye umwaka mushya wa 2022 hamwe namwe turashimira Imana, dushimira Imana yo iduhaye kwinjira muri mwaka, dushimira Imana yaturinze umwaka ushize none twatangiye umwaka mushya. Muri izi ntangiriro z'umwaka mushya, iyo dusubije amaso inyuma tukareba uko umwaka ushize wagenze, dutangarira ibyiza Imana yatugiriye tukabishimira. Nibyo koko Imana ikwiye gushimwa kuko byose ariyo tubikesha. Imana yadukoreye ibitangaza byinshi, hari ibigaragara n'amaso, hakaba n'ibitagaragara inyuma. Koko rero ntacyo dufite tutahawe nayo, usibye ibyiza yaduhunze hari ibibi byinshi yaturinze. Yaturinze indwara n'ubumuga, ari iza roho ari n'iz'umubiri. Kenshi yatunze ukuboko, nayo mpamvu tukiriho. Imana yadukoreye igitangaza mu ntoma ya Kiliziya muri rusange no muri diyosezi yacu ya Ruhengeri by'umwihariko. Koko rero umuryango w'Imana n'ubwo wahuye n'ingorane zinyuranye, zirimo n'ingorane zisangiye n'isi yose, icyorezo cya coronavirus n'ingaruka zacyo zikabarika mu buzima, mu mibanire no mu butumwa bwa Kiliziya. Umuryango w'Imana ukomeje kujya mbere, umuryango w'Imana muri diyosezi ya Ruhengeri ukomeje kujya mbere mu cyerekezo cya 2035, ko tuzaba twimbaza yubile y'imyaka 25 diyosezi imaze ishinzwe. Ubu muri diyosezi yacu ya Ruhengeri turishimira ko Kiliziya za Paruwase ndetse na za santarari zose zifunguye, inkuru nziza ikaba yamamazwa, amasakaramentu atanga ubuzima agatangwa, isengesho n'ibikorwa by'ubuyoboke tukabikora mu bwisanzure. Hari ingabire nyinshi twaronse muri uyu mwaka, buri wese akaba yaragize uburyo ahura n'Imana ikamuha ibyiza. Mu bigaragarira ku rwego rwa diyoseze, mu mpera z'umwaka wa 2020, igihe Covid yari ikaze, twashoboye
y'abapadiri na kiliziya byose byamaze kuzura. Ubu rero turasaba Imana ku itariki ya 15 tuzashobore gushinga paruwasi iri mu rwego rw'ikenurabusho yegera abakristu, aho diyosezi ifite gahunda ndende yo gufasha abakristu kugira ngo abakora ingendo ndende bahuwe, kurushaho kubegereza ibyiza nyagasani n'abana be ubuntu. Ibyo byose rero ari ibitagaragara n'ibigaragara amaso y'abantu, ndagira ngo dushimire Imana kubera ko yadufashije kugeraho ikabidushoboza. Urwego rwa paruwasi katedrali ndagira ngo bashimire iyi kado nziza ya Noheli, aho iyi kiliziya twiyubakiye noneho ifite urubuga rwiza, ahantu heza kubera amapave mwashyizemo ubwitange bwanyu. Nkabashimira ririya shusho ryiza rya Yesu yiriwe ryakira abaje bagana Imana baje muri iyi ngoro ntagatifu. Bakristu ba paruwasi ya katedrali uhereye kuri padiri mukuru n'abasaseridoti bafatanyije, abiyeguriye Imana, abayobozi b'inzego zose mu rwego rwa paruwasi uhereye ku miryango remezo, ndabashimiye ko iki gikorwa namwe mwishimiye. Kuri ibihe bikomeye abakristu ba diyosezi bitabiriye, abiyeguriye Imana, abasaseridoti mwagaragaje urukundo rw'Imana n'urwa kiliziya, mugaragaza ubwitange n'umurava n'ubudacogora. Hari guhora muyobowe no kwizera ko mufite Imana igiye batererana, bigatuma mudaheranwa, mukabona aho Imana itifuza, mugakomeza kujya mbere. Ibikorwa byose byo kwiyubaka kw'abakristu biragaragaza ko twiyemeje kudaheranwa. Mu bihe bikomeye niho intwari zigaragaza. Nkaba ngira ngo bashishikarize
barushaho gutuza. Bavandimwe, iki cyorezo cya coronavirus gishobora kudukereza gato, ariko ntigishobora kutugambuza. Nkaba bashishikariza kuzirikana agaciro k'ubuzima bwanyu, ubuzima twahawe n'Imana ubuntu, basaba kwirinda no kurinda abandi iki cyorezo no kubaha ingamba zigamije kugikumira. Nkaba kugira ngo uzongereho umuganda wihariye w'Abakristo, kubera ko twemera Imana umubyeyi udukunda kandi ufite ububasha bwo gutabara. Nkabasaba guhora ku isengesho, musenge cyane, dusenge dusaba Imana kugira ngo idukize iki cyorezo. Isengesho ryacu tubinyuze ku mubyeyi Bikira Mariya Mudatenguha. Mwamikazi wa Fatima atuvuganire ku Mana, maze Imana idukize iki cyorezo. Abakristu mukomeze kurangwa no kwizera, ntimuheranwe ibibazo biriho, ahubwo muzirikane ko mufite Imana umubyeyi w'impuhwe n'urukundo. Mu gusoza rero, ndagira ngo mbashimire ibyiza mubifuriza, bikaba mwabigaragaje uko Padiri mugaruka mu izina ryanyu. Nanjye mboneyeho aka kanya ko kubifuriza mwebwe n'abandi bose umwaka mushya muhire wa 2024. Ndabifuriza ubuzima bwiza, ubuzima buzira umuze, ubuzima bwa roho n'umubiri. Nkabifuriza